Hello ladies and gentlemen, wowe ukomeje gukurikira Brown Magazine. It's your boy again, so boy Avi Brown, of course. So this is Brown Magazine. Yo, niba utakora subscribe rero reka nkwibwirire muvandimwe, ahangaha niho heza, niho hantu honyine ushobora gukura amakuru yizewe, ushobora gukura amakuru ayandi aba akigezweho, ya makuru aba akimaze gusohoka, the training news, imiziki myiza, amakuru mu myidagaduro ndetse n'amakuru yandi agiye atandukanye, ya makuru n'ubundi uba ukeneye kumenya. So ntago tukubwira amakuru yashaje, tukubwira amakuru aba akigezweho. So ntago dutinda rero mu bintu byacu, ntago dutinda ubu ngubu rero nyaboneka, umukunzi w'umuziki nyarwanda, umukunzi w'umuziki wa East Africa, umukunzi w'umuziki wa Africa, umukunzi w'umuziki ku isi hose. Umuziki ni ikintu cyiza, ndetse umuziki ni ikintu abantu bakunda ku isi muri rusange, kandi ni ikintu gifite umwanya ukomeye mu buzima bwa muntu, kuko umuziki ugufasha kuruhuka, umuziki ugufasha kwishima, umuziki ushobora guhindura muri mood, niba wari ubabaye ukishima, niba kandi wumvaga utameze neza ugatuza. So reka nkubwire ko rero niba tuvuga ubu ngubu turi kuvuga ku ndirimbo, turi kuvuga ku muziki wa East Africa, it's Wasafi WCB ya Diamond Platnumz. Murabizi ko ni inzu ikomeje kubaka amateka, cyangwa se ni company yamaze kuba successful, company yashinzwe na Diamond Platnumz. Afite kugeza ubu ngubu yagiye ibya udushami, hari WCB, hari Zoom Extra, hakaba Wasafi TV, hakaba Wasafi FM, hakaba n'ibindi byinshi cyane Diamond agenda akora. Murabizi ko afite Diamond Kranga, murabizi ko afite Chibu Perfume, ni umugabo nyine twavuga ko ni businessman. Akaba rero afite Wasafi record label irimo abahanzi batandukanye nka Rayvan, Bosso, Ravarava ndetse na Zuchu. Muramuzi rero ko umukobwa uretse kujyamo nyuma yuko Konde Boy Harmonize amaze kuva muri Wasafi, baje kumusimbuza uwo bita Zuchu. Muramuzi, ni umukobwa nawe ukomeje kugenda azamuka neza, dore ko platform ziwe zonyine mu gihe gitoya yamaze kugera YouTube. Silver button, silver ni igihembo gihabwa umuntu umaze kuzuza subscribers 100,000. So reka nkubwire ko rero ubu ngubu ntago dutinda mu bintu byinshi. Reka nkubwire ko ikintu nyamukuru ngiye kukubwira kuri uyu munsi ni indirimbo yitwa Amaboko, amaguru. So iyo ni indirimbo ya Rayvan Boy, cyangwa se Van Boy, cyangwa se nano yitwa Chui. No kuvuga ngo ni like ni ingwe mu Giswahili, nicyo bisobanuye. So wahise gukora indirimbo rero na Diamond Platnumz na boss we, bakorana n'ubundi muri Wasafi, bamaze n'ubundi gukora indirimbo zagiye zitandukanye nka za Tetema, indirimbo nka za Salome, zagiye ziba hit n'ubundi. So reka nkubwire ko bamaze gusohora indirimbo yitwa Amaboko. Rero ni indirimbo ikomeje guhitinga ku buryo budasanzwe, ariko reka nkubwire ko ikintu iyi ndirimbo rayikubwiraho. Reka nkubwire ko iyi ndirimbo impamvu yasohotse, cyangwa se n'impamvu wenda wakumva ngo bayisenga amaboko ng'amaguru, ni amagambo y'ikinyarwanda baba baririmba. Reka nkubwire ko wenda reaction zagiye zitangwa hirya no hino muri East Africa ni nziza, kuko indirimbo ni kugeza ubu tuvugana, niba wumvise iyi audio kugeza ubu ngubu mbivuga tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, iyi ndirimbo niyo number 1 trending on East Africa, cyangwa se muri Tanzania, muri Kenya. So ikintu rero nakubwira, nta rundi rukundo cyangwa se ntaki, just wenda tuvuge reka tuteke kozana negativity, cyangwa se tuvuge ngo ibintu kuvuga ngo nta rundi rukundo, reka wenda tubireke. Reka nkubwire ko indirimbo impamvu bayise gutyo Amaboko, cyangwa se bakashaka kuvuzanamo ikinyarwanda cyane, nawe wabyibaza. So ni amagambo asanzwe y'ikinyarwanda, ariko reka nkubwire ko Rayvan cyangwa se na Diamond Platnumz ubwe muri East Africa yose, reka nkubwire ko igihugu cyabagoye kugeza na n'ubu kugira ngo bafatwe nk'abami nk'uko bafatwa muri Tanzania, cyangwa se ko bafatwa muri
muri Kenya, cyangwa se uko bafatwa mu Burundi, cyangwa se uko bafatwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. U Rwanda ni igihugu cyabagoye cyane kugira ngo bafate fan base yaho yo mu Rwanda, kugira ngo kwa kundi Diamond yaza ukumva ibintu byahungabanye nk'uko muri Tanzania ugasanga abantu bari kumwirukaho. Reka nkubwize ukuri ko ni ibintu bigoye, byibuze sinzi wenda ukuntu abanyarwanda twitereye, ntabwo ushobora kubona ngo umuhanzi ngo yaje, niyo yaba ari Kirosi, niyo yaba like Chris Brown, ntabwo ushobora kubona ngo ari hariya ngo abantu ngo bahuruye ngo mu mihanda, ngo imihanda ngo yafunze, ngo no, biriya bintu Diamond akora muri Tanzania cyangwa se n'abayivanye, no. So ikintu rero impamvu nyamukuru yo kwita indirimbo Amaboko cyangwa se bagashyiramo ikinyarwanda ni ukugira ngo ibe hit mu Rwanda by'umwihariko, kuko batangiye no kubigeraho, kuko reaction yo mu Rwanda ku ndirimbo yitwa Amaboko ni nziza cyane kugeza ubu ngubu, dore ko indirimbo imaze kugira ibihumbi 200,600. Urumva ushobora no kubyumva byarenze, byageze no kuri miliyoni. So reka nkwibwire ko rero ikintu cy'ingenzi bashakaga n'impamvu bayitaga wenda Amaboko nta birenze nyine, nta kindi kintu dasanzwe ko kugira ngo bafate fan base yo mu Rwanda, kugira ngo wumve umunyarwanda yumvamo bari kurimbamo akantu k'akanyarwanda, indirimbo ize kuba hit mu Rwanda, indirimbo ize abantu bo mu Rwanda bayikunde. So just nyine nuko nguko, ni ukugira ngo impamvu mba nibivuga ni ukugira ngo n'abahanzi nyarwanda tugire twige gucuruza, sibyo? Ubu ngubu Rayvanny nkubwiza ukuri ko ntago ashaka kuza mu Rwanda byibuze ngo yuzuze na parking ya Stade Amahoro, ntago ibyo bintu bibaho, ntago bibaho. Ni umuhanzi uzwi, arakunzwe, azi kuririmba, ariko ntago bishoboka ko Rayvanny yaza mu Rwanda ngo atwike ngo bya bindi ngo byadanje ngo bikaze, no. Kugeza ubu ngubu byibuze umuhanzi twemera hariya muri Tanzania ni Diamond. Ni Diamond ushobora kuza wenda agakora ibintu bidasanzwe, ariko reka nkubwire ko Harmonize yaje mu Rwanda muri gitaramo cya Demi, ibintu byamubayeho mwese murabizi muri ka Kigali. Byibuze ahantu yagerageje ni Musanze muri Stade Ubworoherane, niho hantu ho nyine yashoboye byibuze kuzuza. So biragoye kugira ngo ufatishe mu Rwanda, dore ko twamaze no kumenya ko abahanzi bacu bo mu Rwanda nabo bashoboye kandi nabo bari mu bintu byiza. So ni izo strategy abantu bo hanze, abantu baba bashaka gukoresha kugira ngo nyine natwe tubiyumvemo, bakoresha ururimi rwacu tubiyumvemo, twumve ko nyine natwe bari gukoresha indimi zacu, so kugira ngo indirimbo ibe hit. So wenda nago just ni comment no kuvuga like kwigisha abantu uko abantu bakora business muri music. Reka nkubwire ko rero kugeza ubu ngubu hanabigezeho, kuko iyi ndirimbo ni indirimbo iri gukundwa cyane mu Rwanda. In fact iyi ni indirimbo nziza cyane, burya iyo wakoze umuziki mwiza nta kintu cyabuza ko abantu bawukunda. So reka nkubwire ko rero it's Brown Magazine, ni njyewe ni Avi Brown. Reka nkubwire gukora subscribe, reka nkubwire gukora share, reka ngukangure kugira ngo uzajye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. So stay in touch. Ciao ciao.